nkorera ikinyamakuru cyigenga amakuru yose yo muri quartier n'ijye wayabaza. Ariko se wa mugabo bite kuri kuvugana? Vuge neza se ngo mangahe wambwa. Kabwagure wa ntaragahanga ko. Dore ko abakene mu roti byo mukene. Hanyuma so kubwiye ko ndi umukene ni. Aho udatanye ni heza. Umva ngubaze kado. Ndogo bitese. Ni igihumbi. Ni igihumbi kibiki se sha? Hari umunyamakuru ukorera munsi y'igihumbi. Wese ukora iki kinyamakuru? Je nkorera ikinyamakuru cyigenga amakuru yose yo muri quartier n'ijye wayabaza. Amayi nka data. Kadore ko ibyo tubireke. Ahubwo ko hari umuntu nshaka kundangira. Voila. Sinibyo byose se nakubwiraga. Nabyo biri mu kazi nkora. Je nta kazi nguha kuko nta mwanya turi bumarane. Ni umuntu nshaka kundangira gusugata wikomereza. Cyane ko nawe bakuru ushaka kumpa. Nta muntu ndi buyagurisha. Ubwo surandanze. Ntacyo mvugana n'abantu badatanga amafaranga. Nongeye kugenda ahubwo ukankoza izo ntrabo. Wamenya neza undi. Papa sigaruka nyagu. Ariko ndaguha 500 yonyine. Niyo mfitemo. Wambwa. Chaka kundangira kandi urumva ivyo nta nubwo bikomeye. Baba rumfashe. Fashe. Ahubwo umukobwa bita Neri waba umuzi? Kwa Neri uramanuka hepfo ku nzira y'ito habona. Jesus! Oh no, baba. Bana buko mukorera imberera. Cyakora ntacyo wambeshyura umunyamakuru wigenga. Wongeye gukora kuri mukaso nibwo tumenye neza ko kuko atari nyoko. Ariko se wa mugabo bite kuri kuvugana? Vuge neza se ngo mangahe wambwa. Kabwagure wa ntaragahanga ko. Dore ko abakene mu roti byo mukene. Hanyuma so kubwiye ko ndi umukene ni. Aho udatanye ni heza. Kandi umuntu wese muri guhuru kujya mwaka amafaranga. Hanyuma kigaragaza ko ukize ni ikihe? Nukuri kunyaka amafaranga. Ugize nguki? Cyangwa ushatse kumbwira ko icyo kize ari umusatsi kuko ndabona ari ufite mwinshi kurusha ibindi bintu byose. Ubusuyanya tutayabonye. What? Ari hehe? Turi kuyanyaka se kandi nayo uri kubona. Ku masengeri mabise, ku mashati mabise. Yego ye kutitibutse kubimbaza mbere yuko se ujyanyakara. Wambwa. Tena amafaranga nakwatse ariko wajagera. Ugize nguki? Unyatse iki? Ako wundi urabizi gutongana n'imbwa nkawe ni bibi ko bishobora kuza kubyara ibindi bintu ukasanga ndagukubise kasi nkunda kuba nanjye sinaje mfite gahunda gutongana nawe rero ubundi mu buzima bwanjye sinjya nongana n'imbwa zidafite ubwana hanyuma wowe ufite ubeka nka bwa bundi bwana bwiraga bwana yibwira ko ari bwiza nuko bwana bukemera bwana ubwo wambwa ariko sha numvishe mu magambo uvuga hagenda hazamo imbwa cyane menya mu muryango w'iwanyu ubanza mwarabaye imbwa mwese wari ukwiye kutwita imbwa yaba utari ikimbwana ubwo yakoze ukagenda ubwo nk'ukubise amagambo asesereza Sinahandi hagusanga kiturije wa mugabo what hey bebe uriyo se ko nahageze bende sawa nacu ariko se sheri kiniji kiri kuguhobera ni inshuti iri kuguhobera ugize nguki ni inshuti hafi nyine uka kure wakibwa hafi nyine ubu ngeze nsigaye ndwanira n'umugore wanjye abandi bakungu oya sinakubwese ko ari inshuti yahenye ni inshuti hafi inshuti hoya ariko jya umenya kuvugisha ukuri mubwiza mubwire ko ndi umukuru njye ugukorera buri saa sita na nijoro iyo adahari ahubwo si uyu niye ako se wacu ceceka iki reka mvugisha ukuri mvuge na bya bintu dukorera mu buriri ubundi rero nawe ugomba kuba nduhira abandi ubahereza umuceri ari njye umenya ko wahiye ko mbona ukambye agahanga se hama hamwe si kubone ahubwo nawe ndabona uyu munsi nta kintu bibumarira reka nirebere korodine mbana n'ibiraya hano bikora ibibi ariko se bite kunkuriki ndavuze ngo mbura umuntu mbona ivumbi
nkajyana nyoko mumva. mbuze byose nk'ingati imennye. Oya ariko jya umenya kumubwiza uko. Ni ikinyamakuru cyigenga, ntacyo mvugana n'abantu badatanga amafaranga, ahubwo nongeye kugenda ukankoza izo njabo. ariko sinahandi hagusanze. Action. Sawa ntacyo. Nerisohoka. ariko sha numvishe mu magambo uvuga hagenda hazamo imbwa cyane. Menya mu muryango w'iwanyu nta muntu n'umwe agize uvamo umugabo ari imbwa zonyine pe. Action. Hanyuma ufite ubeka ari nka bwa bundi bwana yabwiraga bwa bwana yibwira ko ari bwiza nuko bwa bwana bukemera bwana ubwo wambwa.